Tekereza winjiye ahantu hari abantu benshi, wavuga bagaceceka, atari uko usakuza, atari n'uko wiyemera, ahubwo kubera ko hari icyo witwaje, icyubahiro nyakuri, kidasaba kwibwira abantu ngo munyumve, barakumva ubwabo, ibaze ufite izo mbaraga. Reka tuvugishe ukuri, icyubahiro ntigihabwa uwo ari we wese, kirubakwa. Abantu benshi baba bashaka gushimisha buri wese, bagashaka kwemeza cyangwa kugaragara nk'abiyizeye, ariko n'ubundi bagakomeza kwirengagizwa, ntihagire ubitaho, kandi iyo bigezaho birababaza. Ese ni iki cyatuma ugira za mbaraga z'icyubahiro? Tugiye kurebera hamwe uko wubaka icyubahiro kidashira kandi kigafasha kugira ijambo aho ugeze hose. Ibyo ni byo turi buvuge muri iyi video. Nukora ibyo turi buvuge, abantu bazatangira kukubona ukundi, ariko ikiruta byose, nawe ubwawe uzatangira kwiyubaha mu buryo bwimbitse. Icyambere, iyubahe mbere y'uko abandi bakubaha. Icyubahiro gitangira kuri wowe. Abantu bagufata uko nawe wifata. Niba uhora ushira abandi imbere, ukisekesha mu gihe ugize ubwoba, ntibikagutangaze batangiye kugufata utyo. Kwiyubaha si ukwiyemera, si ukwishyira hejuru, ni ukwemera ko ufite agaciro. None se bigaragarira mu mbibi ubiba, mu ndangagaciro zawe, mu buryo wiyitaho no mu mvugo yawe. Ugenda wumva ko kubahora bihagije, si uko ushaka kwereka abantu ko uri umunyamurava, ahubwo ni uko wemera agaciro kawe. Iyo wiyubashye, ubaho mu kuri kwawe, isi irabibona. Kabiri, vuga bike, uvuga ibintu bifite icyo bivuze. Hari ikintu gisa n'ububasha ku muntu uvuga gake, ariko iyo avuze akavuga ikintu gifite ireme. Abantu benshi bavuga gusa kugira ngo buzuze icyuho, cyangwa bapfuye kuvuga gusa. Ariko kubaka icyubahiro, koresha amagambo afite uburemere. Iyo uvuga watekereje, abantu barakumva, baguha amatwi. Wibera umuntu utavuga byinshi ariko uvuga ibikomeye. Ibyo byubaka icyubahiro. Niyo mpamvu buri gihe ugiye kuvuga wabanza kwibaza uti, ese ibyo ngiye kuvuga bifite umumaro? Niba ari urusaku gusa, wicecekere, ariko niba ari agaciro, vuga ibifite umumaro, bivuge neza. Gatatu, icyubahiro ntikizana n'umunsi umwe w'igitangaza, kizana no kugaragaza cyangwa kugaragara buri munsi. Igihe cyose uba nka wa muntu abantu bizera, ukahora uri hafi, ibintu byakomera ntuhunge, ahubwo ukazamuka ugahagarara. Iyo myitwarire n'ubudahemuka yubaka icyubahiro. Ingeso ya kane, menya kugenzura amarangamutima yawe. Reka tuvuge uko biri. Abantu batakaza icyubahiro igihe cyose batamenye kugenzura amarangamutima yabo. Niba ikintu cyose kigusaza, mu gihe urakaye ugahita uvuga ibyo utekereza byose, cyangwa ugahita wiheba, abantu bashobora kukumva ariko ntibazakubaha. Gukura mu mitekerereze si ukwihishira, si ukuzitira amarangamutima. Uko uyoborwa nayo nuko wayobora ubuzima bwawe. Uba umuntu uhamye, ufite umutuzo, kandi mu isi yuzuyemo akajagari, ibyo biguhindura umuntu udasanzwe. Abantu bubaha umuntu uhamye ndetse ukomeye, kuko bidakunze kuboneka. Soza, hari interuro igira iti, icyubahiro kirubakwa. Ukuri kurakundwa, icyizere kirubakwa, ubudahemuka bugasubizwa. Niba ushaka icyubahiro nyacyo, banza wibaze, ese ngewe ubwanjye nari nkwiriye kubahwa? Ntabwo ugomba kuvuga cyane, ntabwo ugomba kwemerwa na bose. Ugomba gusa kuba umuntu uri mu kuri, ufite gahunda, ufite indangagaciro, kandi uhitamo ko gutyo abantu nyabo bazakubaha. Ariko ikiruta byose, nawe ubwawe uzaba wiyubaha. Niba iyi video yakugiriye akamaro, sangiza n'undi uyikeneye, kandi wibuke icyubahiro nyacyo gitangira imbere muri wowe.